gusoma inyandiko zawe hari nk'inyandiko yasohotse ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2013 the 14 November this year aho waje kuvuza uti wibaza niba abahutu baba bafite umurage w'icyaha cya jenoside. Wabivuze mu nyandiko yawe wasohoye wavuze uti is the crime of a genocide inherited of being the Hutu or any crime liability for the crime of a genocide is personal. Just Kambanda, iki kintu cya genocide crime mu Rwanda n'ubutabera mu Rwanda cyarivanze, ntabwo tuzi reality icyaha niki, ugikora ninde, ahanwa n'itegeko. Nkuko uri umwarimu w'amanyamategeko, kiki cyaha cya genocide mu Rwanda ugikategorizanga ute? urabona icyaha cya jenoside cyahindutse icyaha cya politiki. Ubundi hari ibyaha bitwa ibyaha bya politiki. Hari icyaha cyitwa treason, gushaka gukora ubutegetsi ni icyaha cya politiki birazwi. Noneho na genocide mu Rwanda yahindutse icyaha cya politiki, ni igikoresho cya politiki, ni itegeko rya politiki rigamije gukora iki? Rigamije gutera abantu ubwoba, kubuza abantu kukrema uburenganzira bwabo. Nayo mpamvu ryagiyeho zikasubira n'inyuma. N'ejo bundi hariyo nabondi babwire izina ry'umuntu muri ONU twavuganaga, mu bantu bari bakora muri ONU bakomeye, twavuganaga ku kibazo nyine cy'iri tegeko no jenoside ikoreshwa mu Rwanda. Jenoside mu Rwanda ukuntu ikoreshwa mu Rwanda, Kagame yarayifashe nyine yayisobanuye ko abishakira kugira ngo agume mu butegetsi. Jenoside yo mu Rwanda ibyo nshaka ko n'abatumva babyumve kuko bayitubwira ni ukubeshya. Jenoside yo mu Rwanda barabeshya ndabisubiramo ntabwo ari byo. Jenoside yo mu Rwanda ushingira kuri amategeko, ushingira kuri itegeko uvuga ko babeshya Charles Kambanda. Barabeshya iyo bavuze ngo ni jenoside yakorewe abatutsi gusa, baba babeshya. Jenoside no gushaka kurimbura ubwoko runaka, ubushake bwo kurimbura no gupanga cyangwa gushyira mu bikorwa kurimbura gurupe y'abantu bigamije ibyo bumva, ibyo bemera cyangwa uburyo baba babayemo. Noneho uyu uje ukatubwira ngo jenoside yo mu Rwanda ngo ni yakorewe abatutsi gusa, ubu uri kubesha facts uko zimeze, uko ibintu byakoze mu Rwanda. Nta muntu utabizi ko jenoside yakorewe abahutu igakorerwa n'abatutsi. Uzashaka wese ashari mbaze mu rukiko rwose bandege baze hano bandege ngo nakanye jenoside. Iyo mfite gihamya, mfite n'abagabo, mfite na documents zirahari. Ni kubera iki Kagame yafashe jenoside akadifayininga bavictimwa n'abayikoze uko abishakira? Hari impamvu zibiri. Mbere na mbere Kagame yashaka kuyisha uruhare rwe muri jenoside yakorewe abahutu, yashaka kurisha. Nayo mpamvu mubona ahora arakaye yovuze jenoside, ebikurikiraho abazi ko ugiye kumubaza ati wowe yawe wakoze emeze gute. Niyo mpamvu ayitarakara noneho bagatera abantu buba ku buryo abantu badashobora no kuvuga ku kintu kibazo jenoside imbere ye. Uzabaze uri umunyamakuru ugerageza kubaza abantu bakora muri council, abadiplomate bo muri ONU, muri security council ya ONU, bazakubwira ati dufite ikibazo n'abantu bahagarariye u Rwanda muri komisiyo muri ONU. Abantu bari kubara iminsi isigaye kugira ngo abantu b'u Rwanda bavemo. Kubera iki? Ngo ni abantu bari sensitive ku bintu udashobora no gusobanura. Mupfa kuzana ikintu mugombye kudisikasinga bakahamuka. Ntabashaka ko mwagira icyo muvuga. Impamvu babikora ni uko bazi neza ko iyo uvuze jenoside ikintu cya kabiri kizakurikiraho ni ukubabaza uruhare rwabo. Ibi bintu njyewe niboneye ubwanjye muri 97 ndi mu Rwanda, ntabwo ndi buvuge izina ry'umusirikare aho nararaga nakoraga kurara n'ijoro bafataga urabona hariya Kabusunzu wacu imirambo basangaga muri kariya kabande y'abahutu. Abantu barakorekitingaga njyewe neza abasirikare babikoraga
bakagenda bashakisha abahutu ukuba umuntu gusa bakamukubita mu modoka bakagenda kumukira hariya muri kariya kabande. So ubwira gute ngo ni jenoside yakorewe abatutsi gusa simbyemera jewe nta muntu sinshobora kubyemera. Nibashaka kurya bagenda batsembukana abantu ngonze kugenda cyane bashobora kuzansembukana nyine ejo bundi navuye muri kariya akarere nibazasimbukana bakagenda kuburana muri urukiko rwo mu Rwanda muzabyumva nzabisubiramo. Tukiri aho ngaho urabyibuka uribuka igihe Peter Renda ashaka kuburanira Ingabire bamureze ko ari genocide denier kuko ngo atemera genocide nawe uti sinyemera ukavuga utufite izo fact. Iyo discussion nkeka ko irakenewe mu banyarwanda kugira ngo dushyire hamwe ibimenyetso byerekana ko iyo genocide yabaye, dushyire hamwe n'ibindi bimenyetso byerekana ko itabaye, turebe n'uruhare rwa buri wese muri iyo genocide. Nkeka ko ibyo bintu bizamara amarangamutima. Bwana Mabwire na mumperuse arigiye nawe no mu bayobozi bo mu Rwanda twahuriye muri studio ya BBC London, none uwo akambwira ngo ndi genocide denier. Amubwira ati wowe ambwira njyewe ngo bazamfata bazamburanisha gukora genocide denier. Amubwira ati wowe undeka kudinga genocide uraregwa kuba uri mu bantu bishe abantu gucibungo abahutu ukabamarira mugezi wowe bwawe ibyo kuri biri neza birandiswe neza. Hello ndakumva muranyumva wowe urandega kudinga genocide ariko wowe uraregwa kuyikora. Njyewe position yanjye tukabisubiremo aya mategeko y'umuntu ya genocide yakozwe bipanzwe n'uburyo bihuse kuza kubona icyemezo cya ONU kiriya cyemeje ko genocide ngo n'ubu ONU yabakinyaga kine ikavuga ati genocide y'abanyarwanda bo bakavuga ngo genocide y'abatutsi. Ibi bintu tugombye kubisubiramo nk'abanyarwanda uzabyemera wese njyewe sinshobora kumvikana nawe. Facts zirahari, abanyarwanda Kagame n'abantu be bishe abahutu babaziza kuba abahutu ubwayo gusa. Nuko mu bantu bentera hamwe batemye abatutsi bamwe mu batutsi babaziza kubera abatutsi. Icyo niyo aho niwo uyo muntu akoze analyse tubatumvikana kubera ko niko bimeze. None wo RPF impamvu bagenda barisha kariya kantu ka genocide beno mbere barabizi ko babesha babikoze muri wa politiki bwo kugira ngo bakumire abahutu nyine byari kubashakira icyahantu hose bagiye. Buriya tugombye byumvikane mu gihe FPR yarwanaga mu gihe bafataga ubutegetsi burya abana iriya groupe yarwanaga ntawo bari bazi ko bashobora kuzakomera. Bari bazi ko nyine groupe y'abatutsi itazemerwa mu Rwanda. Bari bazi ko nyine abahutu bazakomeza kugira imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu noneho bagiye babakumira mu buryo bwose bushoboka. Mbere na mbere babanze kubaturaho icyo cyaha cyose abahutu bose bakakibaturaho nyine psychologically n'ahantu hose abahutu bajyaga. Erigare imyaka yose Kagame ariye atari umuntu mubaza byatewe na kiriya kintu. Abana b'abahutu benshi n'abasore ntabwo bashobora kuzamura ejo ryabo. Batinyaga ko aho bari bose nyine bavuga bati nyine tubayeho kubera ko babigiriye imbabazi n'ubundi ubwoko bwacu bwarapfuye abicanye. Bose bakomeza gutinya. Ariyumva iki kintu Kagame yakizemo yakiprofise cyane. Yabikoze abizi ati reka mbanze mbashakire cyane gikomeye ku isi ku rwego ku isi hose kitinyu abantu bose batinya ntibakubite. Nuko nyine bahise birukanka baza muri ONU gushaka kiriya cyemezo cya ONU. Ariko mu gihe utusubire na nyuma mbere bakirangiza intambara yo muri Uganda, Museveni n'aba groupe y'aba Kagame bakoze ibishoboka byose kugira ngo ONU yemeze ko ibyaha byakoze muri Ruwero bitwa genocide. Ariko noneho murabizi ko ibyaha byakoze muri Ruwero ebinshi byakoze na Museveni n'abo ba Kagame byazwi. So bakoresheje iriya tactic ya kera ya Uganda. Uganda byaranze kubera iki
Museveni icyo gihe yabuze abadiplomate bamukorera diplomasi kugira ngo ashakire bari abantu bo muri Northern Uganda bari abacori abashakire icyaha gihoraho cya genocide byaramunaniye yagerageje kenshi akagenda akavumbura amagufa yose bakayashyira mu tubati mu ruwero icyo bita ruwero triangle byaramunaniye kubera ko yabuze abadiplomati bemeza ko nyine abantu bo muri Acholi bakoze genocide muri Uganda noneho bamaze gufata ubutegetsi mu Rwanda bakoresheje area tactic Museveni yakongera okay aya magufa yose yabo abantu bose abahutu n'abatutsi bose mujya kubita ahantu muyarunda ahantu tugere tuvuge ati genocide yakorewe abatutsi reka dusubire no ku mibare batubwira ko iri mirambo biranagaragara imirambo ni myinshi cyane ngo egeze muri miliyo ariko murabizi ko icyo gihe abaturage bose bo mu Rwanda bari miliyo 6 n'ibihumbi 200 none murabizi ko ibintu byose byari byanditswe ubwoko bw'abantu bari banditswe abatutsi bari kuri 14%. none bo tuvuge miliyo 6 zose abantu bapfuye mukavuga ngo ni hafi ya miliyo nuvuga ngo abatutsi bose barapfuye nta hantu wakura miliyo y'abatutsi bapfuye bari 14%, ukatubwira ngo noneho abatutsi bapfuye ni miliyoni. noneho ukanatwereka abasurvive of genocide bageze ku 500. ntabwo bishoboka mu buryo bw'imibare. mubaze tusubire ku kindi kintu turanyumva neza ndakumva cyase. tusubire ku kindi kintu muri 2005 nari mu Rwanda nari mu Rwanda hakozwe ibarura ry'abasurvivors of genocide y'abatutsi. mubaze ati ibarura ryakoze mu gihugu cyose rigatwara amafaranga yose kuki tutabonye ibyaravuyemo. njyewe kambanda icyo gihe yakoraga muri kaminuza muri system nari irimo nyine mubaze narabyiboneye ubwanjye ibyavuye mu ibarura ririya imibare byagaragaye abantu abatutsi bapfuye genocide ndibuka ko bari 369 na bingahe niyo byagaragaye. noneho iyo report yagiye kwa Kagame icyo gihe uriya mugabo Musoni Prote niwe wari direct niwe wari minister wa local affairs arabyumva. noneho akavuga ikibazo cy'imibare Kagame yarababwiye ati ibi bintu ne mu bitangaza bizabareba uko numvise Kagame yababwiye ariko nabe nabyumvise nabihuwe n'umugabo ukomeye cyane muri system ntabwo ndi buvuge izina rye ariko abantu benshi banzi Butare bazo umugabo w'inshuti yanjye uri muri system ikomeye cyane twabigenaga burya birazwi. uyu mugabo yarambwiye ati Kagame ubwo yarababwiye bagiye mu nama nayo Minisitiri Musoni akavuga ati noneho mugiye kuzamura ibibazo bikomeye cyane muzanye iyo mibare aba bantu noneho ubu buhanga aba bantu miliyo muzabasobanura gute noneho mugiye kwereka ngo mwishe abahutu. ibindi 600 byari abahutu ubwo nuvuga ko niba 361 ari abatutsi muziba njyewe nshaka umuntu ababwira neza muzatumira umuri muri leta mubaze se raporo yakozwe n'abagize ku icumu n'ikigega cya farishe na leta bagenda nzu ku yindi bandika amazina y'abantu bapfuye muri jenoside y'abatutsi. iyo raporo kuki yazimije? impamvu niyi imibare ntabwo yawuraga na politiki ya jenoside. ubu tukongeraho nanone ibintu tweboneye turi nk'abanyarwanda. hari ikintu bavuga mu Rwanda ngo ntombeshe ntabonye umuhinde. abanyarwanda Kagame ibinyoma bye agenda abwira abantu ibinyoma akibagiwe ko abanyarwanda abesha bo bazi realite neza. s'il vous plaît abanyarwanda barazi abantu bapfuye ntabwo bivuze ngo abatutsi gusa ahubwo imirambo myinshi tubona mu Rwanda yanditse hariya ku gasozi
n'oburyo bwo guhana n'abahutu bariya emirambo nyinshi turakoze na DNA abantu bakaza bakavuga ati abangi barabishe